ibingibi yabivangiye mu gicupa cy'inkaramo kuko hari ijambo yigeze kuvuga aravuga ati reka mbabwira tumupfumu gutanga umuti ntabwo bikemewe ntabwo bikigira amafaranga nkuko wakica umuntu ngo ubu kwica umuntu ngo nibyo bisigaye bifite amafaranga tubifata nyine nk'ibintu by'imikino noneho amaze kwica uyu musaza nibwo twahise tubifata ati koko wa muntu yavugaga iby'ukuri ati ibyo yavugaga bishyize mu bikorwa ngo umuntu amuhaye umuti yambwiye ngo natangira kubwejagura acane wa muti yahereje umukecuru namara kuwucana ngo yihangane yego ngo yihangane araza gukira komera ni ibintu bigoye ariko Gasharupe navuga ngo yamemukiye nta wundi azize ni uwo mupfumu azize uwo mupfumu kubera ko urwaye yari arwaye ntabwo bwari ubwo kumwica yari arwaye ukuguru akumaranye iminsi ariko twatunguwe no kumva ngo niba abonetse nk'umuvuzi ni umuvuzi wo kuvuga ngo umuti awunywe agiye kuryama nicyo kiri kugaragaza ko yaba yari afite impamvu umuntu uri buguhe umuti uri bukukize ntabwo yakubwira ngo ujye kuwunywa imirimo yose wayirangije ari uko ugiye kuryama mu masaha kandi ya nijoro nibyo bintu byadutunguye biranatubabaza yari ari ku iduka rye. Bosco Insight TV, ishakiro ry'amakuru acukumbuye kandi yizewe. Yes, reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza wowe ukurikira Bosco Insight TV, by'umwihariko wowe wamaze gukora subscribe kuri channel, waba uri hanze ndetse no hanze, yaba ari mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu, reka tukwifurize ibihe byiza. Inkuru yacu ni inkuru tugiye kubagezaho, ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda y'umunyakwigendera witwa Harerimana Saleh, utuye mu mudugudu wa Kanyinya, akagari ka Rurenge, ni mu karere, ni mu murenge wa Murama, mu karere ka Ngoma, ni mu ntara y'Iburasirazuba. Aha rero bivugwa yuko uyu muturage cyangwa se nyakwigendera Harerimana Saleh ngo yaba yitabye Imana mu buryo butunguranye, aho bavuga yuko yaba yishwe n'umupfumu witwa Gasharupe utuye muri uyu mudugudu. Ngo uyu akaba ari umuvuzi wa gakondo cyangwa se abandi bakamwita umupfumu, abandi bakamwita muganga, ariko ngo ikuntu byaje kubaho, byaje gutangira gute rero, aha niho tuje kugira ngo tubabwire iyi nkuru. Uyu witwa Harerimana Saleh yari umuturage utuye muri ako gasenta ko muri umudugudu wa Kanyinya, hanyuma yari arwaye ngo ukuguru, ndetse amaze iminsi arwaye ku kuguru rwose, hamwe abaturage cyangwa se ndetse n'umugore we yavugaga yuko uyu mugabo indwara yari arwaye atari yo kumwica, ariko bikavuga ko yaramutse ajya kuri botike cyangwa se iduka rye nk'uko benshi babivugaga muri ako gasenta, ajya gucuruza, hanyuma ngo uwo mupfumu cyangwa se uwo muvuzi gakondo ngo akaza kumureba, akamutwara, akamubwira ati ngwino njye kukuvura, nk'uko ngo yari yaravuze yuko azamuvura. Ariko nanone dusubiye inyuma, hakaba hari abatangabuhamya bagenda bavuga yuko ngo uyu mupfumu hari amagambo yagiye avuga cyangwa se yivugiraga, bakajya bagira ngo ni urwenya ari gutera, ngo avuga yuko ngo ibintu byo gupfumaguza cyangwa se gutanga imiti bitakigezweho ndetse bitagitanga amafaranga, ngo ahubwo ngo kwica umuntu ari byo byaba bitanga amafaranga. Aha rero nibyo bagiye bagenderaho bavuga bati aya magambo uyu mugabo yagiye aganira ashobora kuba atarakinaga cyangwa se ataratebyaga, ahubwo byari ukuri. Aho rero bavuga yuko ngo uyu mugabo amaze kujyana uyu nyakwigendera Harerimana Saleh yaje kumuha ngo imiti, nk'uko muri kugenda mubibona ku mashusho. Ibi ni uruvange rw'imiti yagiye amuha, ndetse amubwira ngo nuko
ari buyikoreshe. Bimwe rero mu byatumye aba bantu bavuga bati nta wundi azize Gasharupe, azize uyu mupfumu, ngo nuko mu miti yamuhaye, ngo yamuhaye imiti agenda avangavanga ndetse amutegeka ko agenda ngo azaza ayifata mu gihe arangije imirimo yose agiye kuryama. Mu ijoro ry'uwo munsi rero uyu mugabo yitaba Imana, ngo yagiye afata ya miti arayivangavanga nk'uko uyu mupfumu Gasharupe yamubwiye, arangije ngo aravangavanga n'amazi, arangije aranywa. Ariko nk'uko abaturage bagenda babivuga cyangwa se abaturanyi be ndetse n'umugore we, avuga yuko ngo uyu mugabo ngo yaje kunywa kuri iyo miti, ngo ariko akumva nta cyanga, ndetse ngo akabwira n'uwo mukecuru ari we mugore we ngo nawe nasomeho yumve. Bikavugwa yuko uyu mugore ngo we nawe yahise aremba ajya kwa muganga, ngo ariko uyu nguyu nyakwigendera ngo yatangiye ngo ari guhirita. Ariko ngo umupfumu akaba yari yamubwiye yuko ngo igihe ari bunywe iyi miti ngo agatangira guhebeba cyangwa se guhirita, ngo ari bufate iyo miti akayitwika, ngo hanyuma akihangana akaza gukira. Nuko rero ngo ubwo uyu nguyu nyakwigendera yaje kunywa iyo miti, arangije muri uko guhirita umwuka uza guhera, arapfa. Uyu mukecuru nawe, umugore we nawe azabaza ngo kumujyana kwa muganga, ariko we ubuzima buza kugaruka. Ari naho mwagiye mubona avuga ati umuntu witwa Gasharupe arambabaje, niwe umpitaniye umugabo, niwe unyiciye umugabo, kuko indwara yari arwaye ntabwo yari iyo kumwica. Kandi nk'uko bigaragara cyangwa byumvikana, niba koko Harerimana yari arwaye ukuguru, ntaho byaba bihuriye n'iyo miti, cyangwa se ntekereza yuko ataba yishwe n'ubwo burwayi yari afite. Bigaragara ko yaba yishwe n'iyo miti. Ntabwo rero abantu bari kubivugaho rumwe, bari kuvuga bati se ashobora kuba yanyweye myinshi, cyangwa se ashobora kuba iyo miti yari iyo kumwica, kuko uyu mupfumu we yagiye ngo abyigamba avuga ati kwica umuntu nibyo bitanga amafaranga. Bakavuga yuko rero haba harimo n'ubugambanyi bw'uko uyu nyakwigendera Harerimana yaba yaragambaniwe kuri uyu mupfumu witwa Gasharupe kugira ngo amuhitane. Umunyamakuru yahamagaye ushinzwe cyangwa se sekreteri, navuga executive cyangwa se gitifu w'uyu murenge wa Murama, witwa Madamu Mbabazi Krenia, amubaza ku bijyanye n'uru rupfu rw'uyu Harerimana Saleh niba hari icyo yabivugaho. Avuga yuko nawe yabyumvishe gutyo, ariko badashobora gushingira yuko yaba yishwe n'uwo mupfumu cyangwa se n'uwo muvuzi gakondo, ahubwo ngo umurambo bawujyanye muri RFI cyangwa se Rwanda Forensic Institute gusuzuma icyaba cyamwishe. Ngaha rero reka dusoze iyi nkuru yacu, babwira ngo ibyacu nakagaruka. Turakomeza tugende tubashakira ndetse tubacukumburira izindi nkuru zigiye zicicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ibyacu rero nakagaruka, reka mbashimire, ariko mbibutsa abatarakora subscribe murebe munsi y'iyi video, mukande ijambo subscribe, mukande like ndetse musharinge ibiganiro byacu nakagaruka. Iyi ni Bosco Insight TV. Ciao ciao.